Mufungure mufungure mwafungure mana we mufungure muranabare mufungure mana koko ibi ni ibiki mufungure muranabare abaturage murantabare ibi ni ibiki mana koko murantabare navugaga mukagira nukubesha muze murebe mana koko iwe mugabo wanjye yaciye inyuma abaturage nibabyumve mufungure ibi ntabwo nabikora mufungure turebe mukigure nabavugaga mukagira nukubesha uri kuvuga igihe bivuga mufungure n'amahoro kuko bimeze nakubwiye nyine umugabo wanjye narakubwiye ko acaga inyuma nyine nkubwira yuko ugomba kumumfatira yazaga mu rugo yabitubwira tukavuga ati ahantu ukagira abantu bose none ndebe yakundaga no kumumagara ku telefone nambere hose yarabikoraga yaramunaniye mbese uriya mudamu yararushe yego yenda yaguha nta kibazo amafaranga azira amahoro uriya mugabo uri n'ubundi banze no gufungura ni gukomanga banze gufungura nta kundi nyine none akaje karemeko amafaranga ntabwo ari cyo kibazo ndayaguha ariko mufate ngewe afungure 079 yego yego yakugezeho none dore anarafashwe re buri munsi yabigana y'umumama yabitubwira tugakana yazaga mu rugo buri munsi gatumwa muze munabare tukajyana iko none dore rero arafashwe ariko umugabo akarimi kaba kaza nkumva ngo nje nakosa nkukosa n'umugore kandi ukosa n'umugabo none rero yafashwe na harakikira akaza kwishashanya akaza ngwino ngirira vuba yewe ndebe ibyo barimo ngewe nabiboneye kanze ngere no kurugi ndebe ndi kubona bitari kuvamo none ko banze gufungura gukoresha imbaraga zanjye kubera bamaze kwishyura amafaranga ya kabiri
banze gufungura gira vuba turebe ko barafungura. Wayibakuyeho kubona ngirira vuba murebe kuko ndi kubona bitoroshe. Bana koko ibi ni ibiki? Mwafungura mufungure. Ibi ni ibiki koko? Mwafungura mwafungura. Ibi ni ibiki? Mwafungura Kinyuma wari wamburanye iki wa mugabo wari wamburanye iki yagenze utari wamburanye iki uzongere wamburanye iki uzongere wamburanye iki Muraho neza? Muraho. Bakwita nde rero? Banyita Mukarugiza Elizabeth, uyu yari umuturanyi wanje, ariko nk'ukuntu narimbizi uyu mugabo yarinda yamucaga inyuma, none nkatwe nk'abaturage turamwifatiye. Ahubwo yatubwiye ngo umuntu witwa muganga wamurangiye ko azabaho akamufatira umuntu uza buri gihe buri munsi guhora aramuca inyuma, none yashatse umuganga, none uwo muganga niwe wagize ute, niwe wamufatiye uwo mugabo wari gusambana. Ariko we undi ko gucana inyuma ko kikeze muri iki gihe abantu mudukurike kukimucana inyuma we. Abagabo b'iki gihe ntago bacemera umugore umwe wagira ngo ni ibintu byabateye, nta wamenya gahunda zabo. Nuko ntago umugore umwe agihagije. Reka da bose barananiranye, abagabo bari kubona umukobwa ngo ura mukobwa ntamugiyeho nta wundi muntu najaho. Amujyaho. Buri munsi ahubwo hari undi mudamu duturanye. Uyu mudamu ndamushaka, uyu mushuti wanje ndamushaka. Andangira uyu muganga wamufatiye umugabo we. Uyu mugabo yari yarananiranye, none twese turabyiboneye nk'abaturage. Ariko ngo biri kubahora ngo ko muri iyi minsi ngo mudafite ngo mabuno ngo niba babashaka. None ko umuntu wenda aba yaramusanze akiri inkumi wamara kubyara gatata akakwereka umugongo se akigira mu nkumi, ubwo niko biri kutugendekera, ntago twamenya ukuntu biri kugenda. Yego. Ubura inama ku bagore bacibwa inyuma cyangwa se abagabo bacibwa inyuma n'abagore namwe muca inyuma abagabo. None si ntabwo wacu inyuma umugabo we. Oya nje ntaye namuca inyuma, mubaze uyu muturanyi wanje ufashe umugabo we, mubimubaze mwumve. Ndamufite. Ntabwo uramuca inyuma. Oya nawe ntago araguca inyuma. Ndabikekaga ariko ntago nari nabimenya neza, nanje nimbimenya ndegereye umudamu nanje nzamucakire. Ekasi ubu nawe uramwibiki. Nanje ubu ndamwibike ndi kugira ngo nanje nzamucakire, ndabikekaga ariko abagaje ninjoro yasinze akaza saa 6 saa 8 nanje ariko ntago waburi kumwe nzoga saa 8 nta handi hantu uri. Ibwo nanshaka kugira ngo nanje umugenzi wanje biyakoze afatiye umugabo nanje ndi kugira ngo azabindange. Uburi kumuneka umugabo wawe. Ubu kumuneka ubu twamenya amakuru, ntabwo bazongera kuduca inyuma.
arabibonye ntago azirirwa ajyayo arabizi kuri kumuneka ubu ntago azongera nawe nabibona nkuko cyangwa abagenzi be nibabimubwira cyangwa umugenzi wabo bafashe nabibabwira nabo bahari baragira ubwoba. Inama ku bantu bacana inyuma rero inama abagabo rero bari gufatwa muri no minsi muvuga abagabo gusa abagabo rega niba bafite n'amafaranga. Ninde w'umugore ufite umugabo ndamufite ntago uramuca inyuma na rimwe ntubeshye ntago namuca inyuma na rimwe none sandi bagabo ntibagutereta bo ku ruhande. Oya abagabo bambazaga amazina ariko abagabo b'ikigihe basigaye barafu yambwira ati vonga usomye ku kayoganga ati ngo urangara gutunze nagera mu rugo gati dore nyoko yahoze mu bagabo kandi niwe wahoze mu bagoro ubwo mukoko ariko nzegera uramugora azandangira uramugabo ariko nawe uramugabo nazayobwira ntago bazongera kuja bazagira ubwoba. Ntago wari wahura n'umugabo utari uwawe gutya ngo mugende mu gitanda nka kuri tubibonye. Oya ntago oya peneg ibyo nari nabikora. Abantu mudukurikiye abagore ntibajya bemera ko baduca inyuma habe namba. Twebwe rero mubikora mu bwihisho twebwe ntabwo twagera mu icyo ciciro uruguke ko umugabo wawe ngo numusambanyi nawe ukaja gusambana abana barerwa nande byahita biyoberana abana bahita bandagara dore nukuja mu buyede nacyo cyagiye kukibungamo muri abo bagora bwo kikaza kiri kukubwira ngo ahoze mu bagabo kandi ukugira ngo umwana ararariye none ubwo nanje ngiye gusambana ntagiye gucira abana incuro sibapfa. Ese abagabo babaca inyuma ntibaba wereka mbabaza ikibazo abantu mudukurikiye ubundi se iyo umugabo yagiye kuguca inyuma uwo wabaryamanye si umugore bivuze ngo n'abagore namwe murasambana. None se uwa waransanze uzi kurazana n'abandi bagore abagabo bafite ingesi ikomeye cyane nk'umugabo wanje nimugore wawe yatashe bwije ndamubwira ati wa mugabo uvuye aranuka amuza n'amacinya aranuka ndambwira nyamara wa mugabo we ibi bintu wishizemo nago tuzarusoza reba nk'abana baryamye batariye ubu ngubu uri kubona izo ndayo zaje kuzigaburira abana biziritse umukandara gati ngo ziba ngo wose nkuni ngubonaga bagutunza ayangize nkamubwira ati none abaje barambwa abansomye iminwa zanyumiyeho naki oya baba nubushira babansomya noneho agafata ngo baragutunze akamimira n'abana nabagaburira naje gufata ibyate n'umukobwa wanje afite imyaka agenda kuzuza 8 iyo mbonye agakayi ndavuga gatija kwishura uyu munsi ejo uzaturangize gura murima twafashe icyate tuzagurangize nuko maze tubona ibyo tujye twakura mu nuturo tubiri tukaturya nase nabyemeraga ko nawo mukundaga nkamusigira nk'uturayi 10 mu nudushimbo bivanze bamusigira mu gasorori ariko nabyemera abayumva umuca inyuma buri gihe akabicinja buri munsi mbese nataye umutwe ariko uyu mugore pe namushimye ariko ubwo umugabo y'inama mugiri azagenda abwira n'abandi bagabo nibazabyongera kuko ubu ibi ngibi byo bazakora ubu bizaba birenze. Abagabo rata bagenzi banje iyo duca inyuma abagore bacu nundi turyamanye n'abagore bivuze ngo abagore n'abagabo bose bakora icyo cyaha none zari ubwo uryamanye n'umugabo mugenzi wawe ndasohoza mvuga ngo abagabo muca abagore banyu inyuma mwarahagurutse none natwe dusambane ari byo mvuze none umugabo wazaje gusambana si ubwo uzarera abana ninde ubwo abana se bahita bandagara ku gasi. Turasoje muraho neza amakuru nyakubahwa telefone nyatsa umuntu ngira ngo mbanze menye uri muntu cy'ubundi nitwa Junior ndi umunyamakuru wa 5 Guys TV online ahantu mu bigori rwose aho twari dusanze umuntu wafatiwe mu rugo rw'umuntu yagiye gusambana bavuga ko ari wowe ubiri inyuma. Yego ngewe uwo mubyeyi yangezeho ambwira ko umugabo w'amahora muca inyuma nta amafaranga yose ajyana mu bagore. Yego aravuga rero ndashaka kugira ngo umungaragarize ndavuga ngewe ndakoresha inzoka yanjye cyangwa ngiye mfite inzoka nyinshi cyangwa amahembe byose byose ndabikoresha urayumva neza. Umuntu wasambanye yaba ari kure waba uri mu kindi gihugu aho waba uri hose ngewe inzoka yanjye ndahita umugenda mu miyaga ikakugeraho no kuyigarura nyibakuvanaho cyangwa nkayivana ku murozi waroze cyangwa wibye ikangarukira hehe ikangarukira mu miyaga ikagaruka hano mu rugo. Mfasha abantu benshi yaba ni bwiza bwande hari yaba burubyaro yaba wibye yaba warozwe nge ni benshi cyane mfasha indwara zigiye zitandukanye n'abantu n'imirima bashereza imiti bagashyira mu mirima n'ugiye kwiba nawe bamusanga mu murima yambaye inzoka kuri iki. Umuntu yakubona ate nemerera abantu ko wampa umwanya nkaba nagusura?
yego rwose uzansure uzampamagare kuri telefone iyo ntari kuri tera abantu banafite ibibazo bagura esanse y'imodokari nkashika aho bari nkabibakorera bahari. Yego. Waba uri muri Amerika waba uri mu Sweden aho waba uri hose igihugu cyose waba urimo ngiye ngufasha n'ababa mpari n'aba ntari online kuko urumva n'uwo mufashije ntahari. Jewe urambwira ati umugabo wanjye aca inyuma akubwira amafaranga wishura nishura kimwe cya kabiri andi ukazayishura ikibazo cyawe cyagize ute cyakemutse umugabo wawe yagaragaye kandi ibyanjye nako kanya ntabwo ari ibintu. Ubarizwa hehe rero genda kubariza abanyarwanda ubarizwa hehe ku buryo umuntu nk'ubu ngubu wenda umuntu nkawe umuntu kugeraho mu buryo bworoshye? Dokubanjye mfite site zigera nko muri enye bitewe nafunguye amashami menshi bitewe naho mfite abarwayi. Hari gemba ndi Kigali, hari gemba ndi Rubavu, hari gemba ndi Rusizi. Mbese n'ahantu henshi mba ndi biterwa naho umpamagaye mfite abarwayi kuko umpamagaye wenda sinzi ngo muri hehe nako ahantu uherereye aho waba uri hose abantu bose simba nzi ngo baherereye urambwira ngo na hano kuri tele ndahagusanga nta kibazo. Yego. Ubwo rero bivuze ko twemerera abantu kuba twakufatisha ukaganira n'abantu bacu abadukurikira bakakubona? Nta kibazo rwose ngewe ari n'izo nimero zanjye ziba kuri WhatsApp zose nguhaye. Na WhatsApp irakora yayo. Nta kibazo rwose. Hari n'indi ya muzehe papa nawe dukorana. Nayo irimo rwose n'izo nimero yo nakwitabye mba ndi kumwe na muzehe nawe arakwitaba kuko telefone eshatu enye ntabwo nazitaba njye nyine harimo simukadi ebyiri za muzehe n'ebyiri zanjye. Nta kibazo rwose ikibazo cyose waba ufite abo bana batari aho da bivuye yewe ubanza amete yawe ashize wa mugore ari hehe uyu mugabo bararikiye kumugeraho mukabanza mukamureba ndabakunda nitwa Junior sigaye nkora introduction y'ikiganiro nyuma nitwa Junior sinjye muri migozi impambiri ni 5 Guys TV turabayimira cyane aho byabereye hose tugomba kuba duha love you so much make sure ko wakoze subscribe uyu mwaka ni byinshi cyane. Thank you so much. Cut.